ese uyu umuntu agusiginda ukagera hano ngaho ukareba aho abana bageze bafite amezi 2 atari yaza gukurura ko byibura niyo nda yayigize urumva wamubwira iki koko agasa cyane ku buryo kereka wenda ni bakuru wenda bafite nk'amezi angahe wenda nibwo nazabashobora kubatandukanya ariko ubundi batandukanye. Imana yagize neza yarahabaye n'ukuri Imana yarahabaye mbyara amahoro babyaye neza oya barambazi ihanga niyo kigomba kura gasubije zamuka kirimo hano no gitabye ngiki Mana yo mwijuru we nibi byanzengereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuzuma ifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere komeze neza mwese aho muri arabari mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment n'abandi mugenda mufasha mu buryo bugiye butandukanye n'inama mugenda mubagira ndabashimira uyu munsi turi kumwe na wa mubyeyi ari we wabyaranye na Papa Vanessa ngira ngo muramwibuka nimba mumwibuka igihe twagiye tuganira nabo inshuro zigiye zitandukanye twamuheruka gatwite ariko ngira ngo muri kubibona ko yibarutse hari haciye higihe tutaganira nayo kubera ibihe bigoye yararimo yaratwite naniwe mu buryo bugaragara tuba duhagaritse kongera kumusura kuko yari afite imbaraga nkeya ariko ndavuga ni nzagaruka umunsi azaba yabyaye hanyuma tunareba uko abana bameze nawe ubwo tumenye uko bimeze ngira ngo umanuka ko umugabo yari yaragiye ariko twumva ko wenda nyuma namara kubyara azagaruka ariko kugezera n'ubu ntabwo musanze mu rugo murabona ko banimutse batakiba hahandi muribuka ko yabanaga na Mama Vanessa ariwe wari umucumbikiye reka wenda byinshi tubimwibarize nawe bituganirize atubwire kuri inshuro impamvu bimukiye hano Mama Vanessa ntago ndi kumubona hano ko biri kose araza kudusobanura uko byagenze ndetse tuzi no guterura ku bana amakuru meza nuko atari n'umwana umwe yabyaye impanga z'abana 2 murumva ko rero wa mugabo ni cyororo reka mbaze musuhuze hanyuma tumubaze uko ameze n'uburyo byose yagiye binyuramo no kugeza kuri uyu munsi uko byifashe mumeze mutese neza murakomeye sha wararuhutse Imana ishimwe nararuhutse Imana ishimwe wari unaniwe pe cyane iminsi myinshi nyuma y'igihe kinini tutabonana nyuma yo kubyara umeze ute dusanze mwaranimutse aho mwabaga ku kimwe havuye byagenze bite twabuze ubushobozi nyine urabizi ko nabanaga na Mama Vanessa ari wenyine wamfashaga tuza kubura ubushobozi ko ari we wakoraga wenyine turahimuka tuza hano ngaha njya kubyara Mama Vanessa ngendaho urabizi ubuzima bw'iki n'ubundi ntago ari hano ariko ntago ndi kumubona yagiye gushakisha nyine ntago ahari hanyuma twavunye kuri telefone umbwira ko wibarutse abana 2 wari ubizi ko twita impanga na mbere nari mbizi umugabo yari abizi ko ari impanga se wewe hari icyo ugeze bimuganirizaho yari abizi ko si yaberwa yari abizi nibwo isana nyine akimenya ko ari 2 atagenda ariko kuva kiragiye yagenda kugeza ubu nta kanunu ke ntaragaruka reka na telefone yayikuyeho iyo mama gansanga ari kompozi ubwo yaragiye ubwo kuva yagenda nturongera kumuvugisha ntago murongera kuhura ntago twongera guhura yaragiye ko nyine yavuye kwa Mama Vanessa dukodesha hano bumbana na Mama Vanessa twenyine Mama Vanessa bagiye gushakisha urabona ko ubuzima ari danje nabyaye bana 2 nawe urabibona nta hantu nanjye ubu najya
ubwo rero nyine mbere mama Vanessa uburyo wenda hari imbere ariko reka tunabivugaho nabyo uburyo wamufataga nka mukeba ariko kuri iyi nshuro nyuma yaje kukumva aragufasha kugeza n'isaha akigufasha ubu mubanye gute hagati yawe nawe mubanye nk'abakeba cyangwa mwaje kwiyunga mu kimwe twariyunze tubanye neza twaraganiye muri make tubanye neza ubu ngubu nta kibazo mu kujya kubyara imyenda ni mama Vanessa byose wakwirukanseho kwa muganga gutaha byose niwe mwari muri kumwe ni mama Vanessa twari turi kumwe umugabo se hari agakuru ko warabyaye yari yamenye ntabwo mbizi kuko ntabwo njya muvugisha mutavuganye se hari ahandi yabikura ntaho yabikura ubwo nyine ni uko ntabwo mbizi pe nta makuru yenze hari umwana uri kurira mu nzu murebe niba byanakunduza umwonse nta kibazo mwabantu mwe rero ntabwo kubyara abana b'impanga biba byoroshye mwabonaga kananiwe cyane ariko abana ni umugisha nyine nk'uko bisanzwe yabyaye abana babiri b'abakobwa ariko mu buryo bwari butunguranye urumva ntiyarite nta bintu byinshi yari afite n'ubundi rero uwagira icyo agira rwose mwazagira tukareba ukuntu twamufasha nyine mu buryo bushobotse haba mu buryo bw'utwenda tw'umwana haba mu bundi buryo bwose bushoboka ariko hakagira byibura ikintu cyamwunganira nyine urumva mama Vanessa arakora ariko akora wenyine nabwo n'ukwitanga nawe ubwe afite nawe abana nubwo babana ariko mama Vanessa n'afite umuryango afite abana ku ruhande n'abuzukuru nawe agomba kwita ibintu rero nyine urumva ko byahise biba byinshi birikuba ntabwo ukumbuye umugabo wawe akareka nashaza agumeyo nk'ubu uramutse umubonye n'irihe jambo wamubwira mubonanye cyangwa mugakubitanira ahantu ugereranyije n'ibintu yagusizemo kugusiga mu nzu unanisa ukaba uri kumwe n'abana nta kintu agufasha wamubwira irihe jambo nta kintu namubwira wamureba ukamwihorera namureba nkamwihorera ese uyu umuntu agusigiye inda ukagera hano ngaho ukareba aho abana bageze bafite amezi 2 atari yaza gukurura ko byibura n'iyo nda yayigize urumva wamubwira iki koko ntanamenye ko waje kubyara amahoro cyane ntaze no kurati ndebe ko nabyaye amahoro ko ngubwo waje kubona ko ibintu mama Vanessa yakubwiraga byari ibyo pe kandi mu giteretana yakubwiraga ko rwose ari we mugore umva nta mugore afite nyine ari ngewe wa mbere za guhura nyine na mama Vanessa ariko nyine mama Vanessa twaraganiye nta kibazo twariyunze ubu ngubu umva nta n'uwavuga niwe uba ukuri hafi niwe mburi ndi hafi nta wundi nawe ntabwo byoroshye hanyuma mu bantu baba badukurikiye hari abibazaga nimba warabyaye cyangwa utarabyara ubwo rero nizere ko mubibonye ko yabyaye ikindi mu bintu byakugoye cyane kuva wabyara no wenda no kwakira umwana cyangwa biri kukugorana n'ubu na n'iyi saha ni biki kuva nyine aho wabyariye urumva ko mwimutse mukava mu nzu mukaza hano ni nk'aho bihe bintu biri kubagora hano mu rugo cyane cyane wowe na mama Vanessa ikibazo kubona igikoma nabyo ni ibibazo nyine urumva niwe ukora wenyine kandi amashereka nayo iyo utanyweye ntubona amashereka nayo ni ikibazo ubwo ngubwo ubwo nyine umva ibyo abana amashereka byibura surabahaza ntabwo nabahaza nyine mba nshakaho amata kandi ubwo byo byose ni mama Vanessa ubwo rero ubwo bisaba ko unabaha amata baha n'amata ntiwayabahaye kare we ese ko amashereka nayo nayabuze ubwo nari kubigenzana amashereka ntabwo yarabahagije ntabwo wabahaza ntabwo nabahaza ubwo urabakamishiriza ndabakamishiriza nkura mugabo ahantu yicaye buriya bari gutekereza nanjye ubu byaranyobeye cyangwa bari gutekereza numvaga wenda aramutse amenye amakuru ko wabyaye wenda yagira impuhwe akavuga ati kanjye kureba abana banjye nta makuru ye mfite pe ariko nabyo ntiwamenye niba nabyo byashoboka cyangwa se hakagira hajya nta muntu w'iwabuzi ntabwo muzi twahuye gutya umuntu wo mu pana nyine mu bagore wenda umuntu wiwa nka mukuru we murumuna we cyangwa iwabo wamenyesha amakuru nyine kuko ushobora kubyara gutya ntabimenye
cyangwa se yanemye akuterana kandi umwana bakeneye uburenganzira bwo ku babyeyi bombi. Nk'ubu yagakeneye kugufasha mu byo ukora byose nawe. Nimba ayo mata akavuga ati nzara ntanga ibihumbi 20 cyangwa 10 by'amata y'abana. Kamenya ngo buri munsi uragura litiro y'abana. Nta muntu waba uzi wabo n'umwe. Ntawe nzi. Twahuye gutyo nyine nta muntu nzi. Nta n'inshuti ugiye uruzi. Wowe narinzi hari mama Vanessa ndamusaba. Niwe narinzi. Ubwo rero nawe mama Vanessa uzamutesuguzarira abana we wende biye kuba mu minsi ya mbere nta kibazo. Paka abantu bagira imyaka 20. Nose nabigenzane. Isahari ariho ngiye namushaka ariko. Ubwo nyine kubera ko igihe cyo namaze kubona uriya mugabo si uko nta bushobozi aba afite. Nagara umuntu uvuga uti ndakennye nta bushobozi mfite ntago nagufasha ibibazo nyine ngakubwira amafaranga bayafite wenda make ariko nawe yagufasha. Ngo rero nuko wenda umuntu atamenya ntana yaye ko umuntu ahamenye wamubwira byaba ngombwa iyo umuntu yanze gutanga indezo y'abana litera nabimutegeka. Genza mushaka wenda aho aherereye mushake ndebe. Leta iramutegeka bamubwira ati mu kazi ukora kari ko kose emera amafaranga uvuga amafaranga wemera uzajya utanga nubwo byaba 10 cyangwa 5 ku kwezi nayo yarafasha. Ariko ntuvunike wenyine ubu se mama Vanessa abafite nawe afite umuryango afite abana nyine ni ibibazo afite abana afite abuzukuru cyane wakongeraho naba bikaba ibibazo ibaze gushakira nk'abantu 5 ibyo kugira umuntu urumva suretse kwitanga nyine hano ubona avuga ngo nanjye ndi umubyeyi undi nta wundi muntu bakara nta muntu wagufata pe we gihazananirwa se hugo ni ikibazo nyine nawe yarakuze wenda nzaba nabonye uwo mugabo kumubona nabwo nuko umuntu abaririza nyine ashakije ni ukugenda mbaririza nyine ngo nzarebe ko nzamubona kubera ko mwana we biragoye nicyo wabwira abantu badukurikiye wumva babasha kugira icyo bagufasha mu bushobozi bwabo baba bafite nyine umuntu agize icyo abona wenda yamfasha kuko nanjye urabona uko ameze sinkora nyine yagize icyo abona nyine yamfasha tu ntabwo wakora kubera ko icyo akora watangira nko gukora nk'abana bagize nk'amezi 6 cyangwa umwaka kuko gutya ntiwabasigira umukozi ngo abashobore yego kuba cyari impinja ntabwo abasigira umukozi nyine ni ibibazo nyine nawe urabibona ugize icyo amfasha yamfasha nta kibazo biragoye wa muntu bari kuko biri kose buriya Imana yakurinze ukatwita ukabyara n'ibindi zabikora ikindi Imana yakoresheje mama Vanessa nawe ikamufata umutima akabasha kwakira nk'umubyeyi nawe hari igihe byazakomeza kuriya wenda ntananirwe cyangwa Imana igakomeza ikamuha n'utwo two kurya nyine niba agiye gushaka ibyo bibira wenda akanabitahana nabyo Imana ishimwe mu gihe byabuze nabyo nyine no gusangira uduhari cyane rwose ntabwo uraza kuzana abana nanjye mbaterure namara konka undi arasinziriye watubwira uko bitwa Uwase Kevia uyu ni Uwase Kevia iyi ni Uwase Kevia ubasha kubatandukanya ubwo batandukanyiriza wenda ni ku myenda washaka wenda ntubambike ibisa hahandi batandukanyiriza oya nabwo bambaye ibisa n'abatandukanye kuko ntago bangana hari gakuru hari na gatoya ubwo hari umukuru n'umutoya yitwa rero Uwase Kevia Uwase Kevia uyu ni mukuru uyu ni umukuru niwe mukuru ubwo niwe munini ubwo umuto nawe ni usinziriye yitwa rero nawe Uwase Kevia umuntu abyara abana b'impanga akananirwa kubatandukanya da bagasa cyane ku buryo kereka wenda ni bakuru wenda bafite nk'amezi angahe wenda nibwo nazabashobora kubatandukanya ariko ubundi batandukanye Imana yagize neza yarahabaye n'ukuri Imana yarahabaye mbyara amahoro babyaye neza barambaza byaba bigoye kugira ngo byare neza abana babiri ntabwo nashobora kubyara neza abana babiri iya ndabonaga nayibyara neza mva waronaniwe pe mu buryo bugaragara ubundi iyo umuntu ameze kuri ufite umuntu muri kumwe kuba hafi w'umugabo ariko ntacyo buriya nubwo yagiye icy'ingenzi nuko abana bameze neza nako gakoma kabasha kuboneka nako gasukari
kabasha kuboneka gake gakeya ibintu bigenda biza. ibintu bigenda biza gake gake. Iyo uri muzima Imana gusa irinde bano Nuko bana navuyeyo amahoro nta kibazo. ntibarware ntibagire utundi tubazo nyine tubura. Naho ubundi nundarareze nagufasha umwe. Kelly bavuga ko yitwa Nyana. Ni Kelly. Kevia Kevia Nita Kevia kandi ngo yarasinziriye. Wari uteruye ngo arasinziriye. None ahise akanguka. Jahe asinzira jahe. None arahumirije. Kandi yarakangutse. Kumba n'uwo ngo wari we mukuru. Ko se abantu baze ko muri kubivuga. Kandi yari gatoya. Niwe mukuru kurutuye. Ahubwo yarwaye amaso. Umva yamwishe. Bashyiramo amashereka bashyiramo iki? Simbizi. Bashyiramo amashereka. Abana bangana gutya se. Icyo kintu ndi kwibaza. Nagiye kumushakira umutana aragungiye gusubira. Ngiye kuzajya mu Biryogo nawe ubuze. Tuma katareba neza. Dore rwose uwo nguwo wagira niwe mukuru. Ni gatoya. Uyu ni Kevia, uwo nguwo akaba Kelly. Kevia na Kelly. Iyo ari bato nyine bibanza kukugwa ariko iyo bakuze ashaka bararyoha abana b'impanga. Kevia ko wayura wowe iyo bavuyeho wanyweye ayawe. Wayanyoye.